gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 15 Mata umwaka 2026 ahagana ku isaha y'isa 5 mu mujyi wa Kigali hazwi nka Noruveje kuri Ruriba habereye impanuka y'amayobera aho imodoka yari itwaye abantu bane barimo n'uruhinja yataye umuhanda yari irimo ikaguruka mu kirere maze irenga umuhanda igwa mu gishanga. Ibintu abari bahari ubwo impanuka yabaga bemeza ko bidasanzwe aho bari mu iyi modoka bayivuyemo ikiri mu kirere. Kaga hano haruguru gutya yarimo nk'abantu bangahe ariko bagira bashaka bajya nko kuri bane bana bamaze kuzamura batatu irangije irenga umuhanda kubise hari iraje kubita hasi ihita isimbuka kubita kiragi we wayirebaga imbere yawe kandi yari motari mubwinti hagarara turapfuye birarangiye nuba magora bashaka. Nta muntu wahitanywe n'impanuka y'amayobera ndetse ubwo twarimo dukurikirana iyi nkuru imbangukiragutabara yari yamaze kuhagera kugira ngo yite ku bakomerekeye muri iyi mpanuka. Ku murongo wa telefone twavuganye n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda CSP Kayigi Emmanuel adutangariza ko amakuru y'iyi mpanuka bayamenye ndetse abakomerekeye muri iyi mpanuka bajyanwe kwa muganga kuri ubu bari kwitabwaho aho barimo bari kuvurirwa ku bitaro bya CHIK ni mu gihe abandi bari kuvurirwa ku bitaro bya Nyarugenge. CSP Kayigi Emmanuel yakomeje avuga ko iyi mpanuka bikeka ko ishobora kuba yatewe n'umuvuduko mwinshi umushoferi arutwaye imodoka yagendeyeho kandi yari ari mu ikorosi. Ni ivatiri yamanukaga ituruka aho bakunda kwita Noruveje yerekeza ku muhanda umanuka kuri Ruriba, hanyuma umushoferi rero bitewe n'uko ahantu hari hateye hamanukaga ari mu ikorosi. Birakekwa ko yagendeye ku muvuduko uri hejuru, Yego yajya gukata ikorosi bikamunanira akisanga yarenze umuhanda. Abantu bari barimo rero nk'uko wari ubivuze, yego babashe kurokoka nta witavye Imana. Imodoka niyo yangiritse ariko mu bari barimo harimo abakomeretse, yego bajyanwa kwa muganga ku bitaro bya Nyarugenge, abandi batwarwa ku bitaro bya CHIK. CSP Kayigi Emmanuel yakomeje asaba abashoferi kujya bayitwararika mu gihe cyose bari mu rugendo bakareka kwirara, ariko kandi asaba abagenzi kuba maso muri gahunda ya turindane tugereye amahoro mu gihe babona umushoferi arimo arakora amakosa bakaba batazuyaza kumuhwitura. Icyo yavuga ni uko rimwe na rimwe abakoresha umuhanda cyane cyane abatwara ibinyabiziga hari igihe bishuka babona umuhanda utarimo ibinyabiziga byinshi akishimira kwiruka kugendera ku muvuduko uri hejuru acunganwa n'umupolisi cyangwa se kamera. Yego Ibyo ntabwo ari byo kuko impanuka ntimujya inama. Usanga inshuro nyinshi iyo abantu batwara batitaye ku byapa, yego ngo arebe icyapa kiramuburira kiramubwira iki, yisanga ashobora kuba yagenderaga umuvuduko uri hejuru yajya gufata feri bikamunanira ahubwo ugasanga arenze umuhanda, kandi izo mpanuka inshuro nyinshi zikunze kuba zikomeye. Rero ni ukwibutsa abantu ko utwaye ikinyabiziga ni wowe uba ufite ubwenge, ntabwo ikinyabiziga aricyo gifite ubwenge. Yego Ukwiye kwitwararika ugatwara uzi neza ko icyo mwahurira mu muhanda cyose ushobora kugira uburyo wirinda ingaruka ugakumira impanuka ishobora kuba. Naho igihe urangaye cyangwa se akazamo kwirara, impanuka nk'izo ngizo ziraba kandi inshuro nyinshi ziba zikomeye. Batugira inama rero ko abantu bakwiye kwirinda. Ikindi, igihe abantu bari mu modoka ntabwo bakwiriye kwemera rimwe na rimwe ko umushoferi abatwara nk'impumyi. Hari aho nabo bakwiriye kugira uruhare mu buryo bw'imikoreshereze y'umuhanda, bagakebura uwo bari kumwe bakamubwira bati kuri kwiruka. Ariko hari igihe abantu basa naho bitabareba, umushoferi yakora amakosa, yavugira ku matelefone, yakora ibintu bakabyibona ngo niba uzi icyo akora. Ntabwo ari byo rero, dukwiriye gutera intambwe tukajya dutekereza ku kintu cyo gukeburana igihe turi mu rugendo. nibyo. Polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda ikangurira abayobozi b'ibinyabiziga gukorera isuzuma ibinyabiziga byabo mu buryo buhoraho kugira ngo bamenye ubuzima bwabyo.